hanyuma zo zaririmba mu bitaramo bizaherekeza Rio Week mbere na mbere y'ikipe nk'ingi ifite abafana benshi mu Rwanda gutekerejeho bakavuga bati numwe mu bantu uzasusurutsa abafana bayo ni ibintu wakira gute? Mu busanzwe ngende umufana wa Rayon niyo kipe navuga mfana hano mu Rwanda. Navuga ko byari nk'imikorere myiza ugiye gukorana n'ikipe ukunda kandi na Skol nayo ni famille dusanzwe dukorana mu bitaramo byabanje. Navuga ko ni nka famille n'ubundi tujye kongera gukorana kwereka abantu arashize igihe ko tuzagera mu ntara eshatu. Cye kurumva bizaba ari fresh kabisa. Hanyuma ariko iyo ureba Skol muri minsi cyane mirakorana n'abaraperi ejo bundi hari igitaramo cya rap cyabaye n'abandi ni ibintu bisobanuye iki kuri mwe nkamwe mu bantu mu muririmba rap? Navuga ko n'umuryango mwiza ugerageza ku mpande zose kuguma kurwana kuri hip hop ngira ngo urebye navuga ko ari society igerageza kutwitaho mu buryo bushoboka mu kudushakira akazi mu gihe we unabasha no kutugeramo ukamenya bari gukora fresh ntago ari bya bindi biba bisaba wenda kubu niba nta connection ifite utabasha kubona akazi nkeka ko abantu baba bari touch nyine na music cyane ariko noneho na hip hop ko urabizi tugira abakunzi ikintu tuba tubura nuko ni ahantu ho kwerekanira kandi n'akazi kari kugenda neza iyo ubona umuraperi umwe afite akazi wenda muri contract undi agafite muri performance kandi muri society imwe wumva ko ari ikintu cya danger kabisa kuri rap nkeka ko navuga ko bakomerezaho aho nyine bari kutugeza ni heza kabisa. Hanyuma hari abafana bari za Ngoma muzajya bari Nyanza bari Rubavu bari Espoir ariko n'abafana bawe bashobora kuzaza ari baje kureba gusa abo bantu urabwira iki? Bazaze dushyigikirane urumva hari abafana football hari abakunzi ba Skol hari abakunzi ba Zotrap abakunzi ba Kenisol abakunzi ba Nitara ba Bisoso nkeka ko ako gace tubaye twakajemo buri muntu afite ikintu yazaje kureba kandi kikagenda neza zaba ari we match ziza gicuti zagenda ziba muri ubwo buce nkeka ko umuntu uzaza atazicwa n'irungu nyine azabona ibintu azaba yaje kureba ta. Hanyuma se no kuri navuga kuri kariya yawe ku giti cyawe uri muri ateganyirizo cy'abakunzi ba dufite ibintu byinshi urumva dufite Cave Music abasane gusohokamo ndakeka bari kurangira harimo agiye kuza album ya Cave harimo kuba twaronshinga Cave Studio Cave Record harimo kuba nanjye nasohora album mwaka uri kurangira mfite amakorabo menshi ari gusohoka navuga ko ku ruhande rw'umuziki nta gap irimo kabisa. Ariko iyo ureba hanze y'u Rwanda n'ibindi ariko nubona ibikorwa sport cyane bayihuza na entertainment ukabona match zerekezwa n'imikino mu Rwanda ubibona gute ubona ku kihe kigero? Mu Rwanda nuko usanga ni n'abantu bamwe na bamwe babikora ntago ari bose ntago usanga buri kipe ifite abasani bakorana cyangwa usange buri society ifite abantu bakorana ariko nkeka ko ariyo ntambwe ibura kuba buri company yagira ko hari audience dutizanya nkuko tugiye gususurutsa abantu kandi ikindi haba kuri twe birakora abafana bacu urumva benshi ari n'abafana bacu bahita bafana iyo kipe natwara abakunzi b'amakipe bahita bakunda abahanzi navuga ko nyine ni nko gukorana ni nko mikoranire hagati ako n'ubundi mufite buri wese uruhande afasha abandi kugira ngo akazi kagende neza. Appreciate kabisa. Thank you. Urambwiye ngo abarebe barababaye kugeza n'ubu ngo barababaye ndibaza ko ntabwo abarebe bazahora n'agahinda kadashira barababaye ubu barimo gutegura sezo itaha ntabwo bakiri mu gahinda icyo ni kimwe hanyuma ikindi kubizeza nuko ndi gutegura neza kandi ndategura mfite objectif y'icyo nshaka kugeraho kandi nabo baramfasha turi gutegura nk'abantu bazatwara igikombe turi gutegura nk'abantu bazaba batsinzi ntabwo turi gutegura nk'abantu bazaba bayo turi gutegura neza mu buryo twumva twebwe turi abambere hanyuma ibizaba mu gihe kizaza mu kwa 12 mu kwa kangahe ntabwo tubizi ariko twebwe turi gutegura neza kuko n'ibyabaye muri sezo y'ubushize twebwe twarateguye hanyuma ibihe nabyo bidutegeka ibindi ariko twicyo na mu ijambo rimwe turi gutegura neza nk'abatsinzi kandi tuzatsinda. Nakoze
murakoze. Turacyafite umwanya wo gushaka abakinnyi, ntabwo ejo bundi ku itariki ya mbere tuzaba dushoje, haracyari umwanya. So nitubona abo bakinnyi dufite uyu munsi batunejeje tuzafunga, ariko nakubwira ko ntabwo nashyiraho signature uyu munsi ngo mvuge ngo turashoje kubera uyu mukinnyi wenda dushobora kubona uyu munsi. Oya, dushobora no kugira gutya tugasanga hari abo twaguze batari ku rwego twifuza. Turacyafite umwanya wa collection, turacyafite umwanya wo gukosora, turacyafite n'umwanya wo kugira ibyo dukora bisumbye ku byo dutekereza cyangwa se ku byo dufite uyu munsi. Ntabwo rero ari uwa nyuma, ashobora kuba uwa nyuma cyangwa ntabwo uwa nyuma, bitewe kuko impamvu ni uko turacyafite igihe cyo gukora. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Guhera ku itariki ya mbere hazaba hariho activation zaba ziri mu gihugu cyose kugira ngo Skol yegere abaturage gucelebratinga izi 2 weeks za Rayon Week mpaka kuri Rayon Day. So abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba Skol bitege ko mu migi yabo Skol izaba iri participatinga aho bashobora gutsindira ibihembo bitandukanye, yaba mu mabara bazatsindira izo jersey cyangwa kuvuga za Rayon Sport, bazajya banatsindira n'amatike ya Rayon Day. Noneho na online tuzagufiteho activation ku buryo kuri page ya Skol na Rayon ushobora gutsindira ibihembo bitandukanye harimo na tike za Rayon Day. Murakoze. Ensuite, Jean conclude and say goodbye to the media partners. We are about to close. Thank you. Reka nshimire cyane nk'uko natangiye mbivuga abanyamakuru dukorana mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo buri munsi tuba turi kumwe, nta munsi w'ubusa. Nubwo nimwe mutuzonga, rimwe na rimwe ugasanga hari ukuntu bimeze, ariko turabakunda kuko udahari ntabwo twakwibashisha akazi. So murakoze cyane, ndabashimiye. Ariko nagira ngo ngire icyo mbasaba nk'abafatanyabikorwa, ndagira ngo mudufashe kugira ngo Rayon Day izagende neza. Nibaza ko namwe nigenda neza bizabashimisha, so mushyireho akanyu. Hari ibyo turimo gutegura uzabibona kugira ngo tubashe kugira ngo Rayon Day izabe ari iya mbere nk'uko bisanzwe, ariko bishyiraho n'akarusho. Namwe muzabigiremo uruhare kugira ngo natwe mudushimishe nk'uko rimwe na rimwe natwe tubaha amakuru twashimishwa. So just a few words. First of all, I would like to thank all of you to join this great conference. I would also like to thank President Tadej, Vice President, the artists that will perform during the Rayon Week and the Rayon Day. That's something, as I said, that is very important for us. We are impatient to be able to meet with the fan to celebrate the success, and we will be definitely side by side with Rayon Sport during the next season, and we wish them all the best. And if they can win a title this year, I think it will give some joy for obviously Skol, but all the fans of Rayon Sport. So all the best and best of luck. Thank you very much.